Niki muri iyi si dutuyemo gitanga ubwenge nyabwo, niki gitanga amahoro nyayo, nko kubana n'Imana. Niki muri iyi si. Nguhaye ikaze wowe dukurikiye muri kino kiganiro kandi umaze kuba umukunzi wacu kuri no shene yacu, uri w'igiciro kandi turagushimiye cyane. Uyu munsi tujya kuganira ku kibazo umukunzi wacu yatubajije nyuma y'uko dukoze ikiganiro tuvuga ngo abantu bamaze kuba imbata za tekinoloji. Umukunzi wacu yatwandikiye atubaza ngo byagenda gute isi iramutse ibuze interinete mu gihe gitoya cyangwa se kirekire. Ni iki cyaba ku isi haramutse interinete ihagaze, igahagarara nk'icyumweru cyose, ukwezi kose cyangwa se umwaka? Byagenda gute? Cyangwa se igahagarara by'igihe kirekire ariko tubivuga. Nicyo tugiye kuganira muri uyu munsi. Ese waba warigeze ubyibaza? Ukibaza uramutse udakoresheje interinete igahagarara, ntihagarara umunsi umwe, igahagarara iminsi 2, 3, 5, icyumweru, byumweru 2, ukwezi, wigeze wibaza uko byagenda? Nibyo tugiye kuvuga rero muri kino kiganiro. Nguhaye ikaze, ube maso. Reka ngusabe niba utarakora subscribe uyikore, nguhaye amasegonda 3 kugira ngo tubone gufatanya turi kumwe, ndetse no kugira ngo ibiganiro bizajya biza ubutaha bijye bita bikuzaho utarinze gutegereza umwanya muremure. Ndagushimiye rero kuko wemeye kubana natwe, tukaba tugiye kuganira ku ibyo bintu. Tugiye gufata ingingo zitari nyinshi, turafata ingingo zigeze nk'umurenye 5, ubundi turebe icyo twabivugaho, dusubize umukunzi wacu kandi natwe twisubize, kuko ni ikibazo, ni igitekerezo gikomeye gisabwa gutekerezaho nyine ndetse no kuganira. Abantu bakabyibaza ubundi byagenda gute, se tubeshejweho na tekinoloji? Ese itabaye interineti, itabayeho byagenda gute? Ngayo nguko. Ibintu byinshi muri uyu munsi muri iyi si turimo birakoreshwa ikoranabuhanga, ariko hakazamo mudasobwa, hakazamo n'icyo dusigaye twita ngo ni murandasi cyangwa se interinete. Reka turebe mu buzima turiho uko tubaho, ibyo dukora, mu byo tuvuga, mu kwiga, kenshi hasigaye hakoreshwa cyane interinete, ku buryo uramutse idahari byaba ikibazo, byaba ingorabahizi, ariko birashoboka ko abantu babaho. Byose rero tekereza biramutse bihagaze mu kanya gatoya, ibikoresha interinete byose, byagenda gute? Icyo kintu cyabaho kibayeho ni ikigeze kubaho n'ubundi, aho bigeze bakita ngo ni blackout, aho byigeze biba muri Canada, babura interinete mu gihe cy'igihe runaka, ndetse na Facebook yigeze igira icyo kibazo, bitera igihombo gikomeye cyane, na n'ubu ngira ngo ntabwo irabasha kukigaruza, usibye ko ari amasosiyete akomeye cyane atajya atakara burundu ngo ahomba ako kanya, abafite as assurance zituma atabasha guhita yikubita hasi ngo birangire. Ariko rero buriya mu buzima bwacu, mu miryango yacu, mu gihugu cyacu, mu bucuruzi ndetse n'ahandi hose ku isi bakoresha interinete. Iramutse ihagaze rero hari ibintu byinshi bishobora gupfa tugiye kureba. Reba urugero, WhatsApp ukoresha iyo uri kuvugana n'abantu, reba icyuma ukoresha cyangwa se urebe application ukoresha. Hari benshi bakoresha WhatsApp, hari abenshi ubu ngubu mu kuvugana bakoresha email, bwa butumwa bwo kuri email, kabe ko tubivuga bimaze kumenyekana. Hari abavugana bakoresheje icyo bita Zoom, kwa kundi abantu bahamagarana barebana bakaganira. Hari abakoresha YouTube, nk'uko nguko uri kundeba, ubu ngubu uri gukoresha YouTube. Interinete rero ibaye itariho, sinzi ko wakongera kubireba ibiganiro nk'ibi ngibi. Hari abakoresha TikTok, nabyo ni interinete, n'izindi porogaramu nyinshi basigaye bakoresha, cyangwa se ubundi buryo bwinshi basigaye bakoresha bwo kuganira, zitwa za Viber, harimo utuntu twinshi tutakirwa turondora, ariko ibyo byose ubu ngubu bikoreshwa hakoreshejwe interinete. Reba abantu basigaye biga, bakigira kure, cyangwa se nubwo wajya ku ishuri, akenshi usanga hari ama platform cyangwa se
ahantu urebera amasomo yawe ariho bita ngo ni kuri platform y'ikigo cyangwa se y'ishuri. Akenshi usanga bakoresha internet, bakaguha ijambo ry'ibanga, bakaguha n'ijambo nyine winjiriraho, izina winjiriraho, ubundi ukabona uko ugira amahirwe yo kugera ku kigo cyawe, cyangwa se ukagira access ku masomo yawe ndetse no kuri porogaramu ziba ziriho mu kigo. Abakora ubushakashatsi nabo bifashisha cyane cyane internet kugira ngo bamenye ibyabaye hano cyangwa se hariya, bamenye ibiri kuba mu isi ndetse n'ibyagiye bivugwa mu gihe cyatambutse cya kera. Ubucuruzi uyu munsi bwinshi bugezweho busigaye bukoreshwa cyane cyane icyo bita e-commerce. Ni ubucuruzi bukorerwa kuri internet, ugatumiza ibintu bikakugeraho wicaye iwawe, utiriwe ugenda cyane, utiriwe ufata indege ngo ugende. Ushobora no gufata indege ukagenda, ariko ushobora no gucuruza wibereye mu rugo ukoresheje internet. Hari icyo bita mobile banking. Ubu ni uburyo busigaye bugezweho bwo guhererekanya amafaranga, ukabikora wicariye iwawe cyangwa se uri kure cyane y'urya mugenzi wawe, akakohereza amafaranga ukaba wagira icyo yamaza utiriwe ufata urugendo rurerure ujya kumureba. Hakabaho n'uburyo bwo kwamamaza, abantu basigaye bamamaza cyane bakoresheje internet, ukaba wakigira umuntu ufite YouTube channel nk'iyi ngiyi, ukamubwira uti mfite ibikorwa ibi n'ibi, mfite se kenkayori, mfite ubucuruzi bw'amavuta, mfite ubucuruzi bw'amatungo, mfite ubucuruzi bw'amagi, akagukorera imenyekanisha cyangwa se kwamamaza, ibyo basigaye bita ngo ni advertisement. Akenshi bisigaye bikozwe kuri murandasi, bikozwe kuri internet, utiriwe ujya kureba uwo uri kwamamarizaho cyangwa se utiriwe ujya kugera ku bantu benshi, utiriwe ukoresha udupapuro kugenda uhererekanya ku bantu, ahubwo ugacisha ubutumwa nyine nko kuri YouTube gutya, cyangwa se no ku yindi platform, cyangwa se ku yindi porogaramu isakaza amakuru, cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga, kugira ngo abantu benshi bahite bayabona bitabagoye cyane. Hari serivisi rero zikorwa, ndetse n'ubungubu kugira ngo ubone serivisi za leta, akenshi basigaye bakora icyo bita ngo ni online tax filing. Wajya kumenyekanisha ibikorwa byawe, imisoro yawe, ukabikora kuri internet. Wabonye ko n'abajyanama b'ubuzima basigaye bakoresha telefone kugira ngo batange raporo, kugira ngo bavuge ibyabaye gutyo gutyo. Hari n'icyo bita ngo ni e-government. Ni nk'amakuru ya guverinoma yerekeranye n'abaturage, ariko usanga kuri internet cyane cyane, ukaba utageraho udakoresheje internet. Urugero, ugiye nko kuri porogaramu yitwa Irembo, ntabwo wapfa kugeraho udafite internet. Ni ukuvuga ngo internet rero ifite agaciro gakomeye muri ubuzima bwacu bwa buri munsi, ku buryo turayikeneye cyane kandi mu buryo burenze uko bwigeze bubaho, ngira ngo mu gihe cyatambutse. Reka turebe ingaruka internet iramutse ihagaze zabaho. Twagira izihe ngaruka by'ukuri internet iramutse ihagaze, ukabyuka mu gitondo ugasanga internet ntabwo iri gukora? Bishobora kuba ku buzima bw'abantu ku giti cyabo, ku bukungu, ku butegetsi n'ahandi henshi. Reka turebe kamwe kamwe. Birashoboka rero ko utaba ugishobora kuvugana n'abantu bari kure yawe. Urugero, ntabwo washobora kureba video nk'iyi ngiyi uri kureba. Ntabwo wakongera guhamagara wa mushuti wawe, wa mukunzi wawe uba i Kigali, cyangwa se uba mu ntara, cyangwa se uba mu kindi gihugu. Ntabwo byashoboka. Ntabwo wakongera kumuvugisha kubera ko hari internet. None iramutse idahari byagorana. Wajya ugerageza guhamagara ukabona ntabwo bihari, nyine baravuga ngo nta connection ihari. Abashakira umurimo kuri internet byaba bihagarariye aho ngaho. Urabizi uyu munsi ntabwo tugipfa kugenda ngo ujye kuri buri kigo aho gikorera ngo ujye kureba amatangazo bamanitse. Ntabwo ariko bigikorwa. Ni hakeya bikorwa, ariko akenshi usigo bisanga kuri murandasi. Reka tubivuga. Hashobora kubaho ubwigunge bukomeye, hakabaho stress, hakabaho n'ibyo navuga ngo ni ukutamenya ibibera ku isi. Kubera ko kugira ngo tumenye amakuru, ni uko twumva radiyo, ni uko tureba amakuru kuri murandasi, tukareba ibinyamakuru bikora ako kanya, bihora biri online, tukajya kureba amakuru y'ibyabaye hano no hirya. Icyo gihe amakuru yahita ahagarara. Abantu rero bahita batangira kugira ubwigunge bukomeye, ndetse hari n'abantu babonera ubufasha, ubuvuzi, kuba baganiriza, kuba bajyanama b'imitekerereze,
ariko binyuze mu yakuri. Ibyo rero byahita bihagarara, abantu benshi bashobora kugwa mu kibazo cya depression, stress ikazamuka cyane, ibibazo bikavuka. Mbese aho ngaho twumvuze kwari ku buzima busanzwe bw'abantu ku giti cyabo. Reka tuvuge ku bukungu. Amabanki menshi ubu ngubu bakoresha interineti. Izo serivisi ziramutse zihagaze, uhita usanga ari nka kwa kundi ujya kuri interineti, ukajya kuri beka, ukajya kuri kebise, aho wajya hose kuri banki, bakakubwira ngo nta interineti ihari. Byari byakubaho se? Bijya bibaho cyane. Iyo bakubwiye ngo nta interineti ihari, urategereza ugategereza, bikagera ubwo uhamara amasaha 2, 5, bakakubwira ngo mwitahe nta interineti ihari, ishobora kuzagaruka ejo. Nuko byagenda. Noneho utekereza bitabaye umunsi umwe, ahubwo bikaba nk'iminsi 5 ikurikiranye, ukwezi noneho, cyangwa se bigafata amezi 6. Ayo mafaranga wabitse muri banki ntabwo wazongera kuyabona. Ni ikibazo gikomeye. Abahembwa muzi ko muhemberwa kuri banki abenshi, ntabwo amafaranga bazongera kunyuza kuri banki ngo akugereho. Ni ngo batangira kuguhemba hari mu ntoki kugira ngo azakugera, ariko ayo wari ufite kuri banki birumvikana ko utakongera kuyashyikira. Byagenda gute simbizi, ariko ntabwo wakongera kuyageraho imbaraga, ntabwo wakongera kuyageraho ikisi, ntabwo wakongera kuyabona. Ushobora kuba uyabuze kuko amafaranga nyine akenshi abasa n'ari mu kirere, bakaguha nk'umubare wayo kuri telefone, wafungura application ya banki ukabona umubare wayo, ariko by'ukuri utayafite mu ntoki. Ashobora kuzimira rero akagenda. Tekereza interineti iramutse ibuze ikagaruka n'ibyari biri mu bigega by'amakuru byagurutse, cyaba ari ikibazo gikomeye. Abantu bahita babura ubutunzi bwabo. Abacuruzi n'abashora ku mbuga nkoranyambaga, abangaba baba babuze ubucuruzi bwabo, baba bahombye, ntabwo bakongera kubona abakiriya bareba ibyabo, kereka bazajya bahanyura gusa, n'abasanzwe baza kubagurira nibo bashobora kujya bagaruka. Ariko ku bacururiza ku mbuga nka za Amazon, Alibaba, izitwa Temu, izitwa Shein, ntabwo bazongera kubona ayo masoko, kuko nyine yaba asa n'afunze kubera interineti yaba itari gukora. Hashobora kuzaho indwara y'ubukene ikazamuka cyane, kubera ko ubu ngubu ubuzima ndetse na bizinesi nyinshi, uko abantu bari gukora amafaranga menshi bari kuyakora kuri interineti. Mu bukungu rero, ubukungu bwakikubita hasi ku rugero rukomeye cyane, mu buryo bukomeye. Indege iyo zigenda zikoresha interineti, zikoresha GPS, iriya sisiteme ituma umuntu abasha kumenya aho ari, ndetse abasha no kumenya aho agiye, ishobora kuguha urugendo usigaje rungana gute, urahagenda amasaha angahe, urahagenda igihe kingana iki. Ibyo nabyo ntabwo byakongera gukora. Urumva ko rero cyaba kibaye ikibazo. Interineti niyo turi kuvuga iramutse ihagaze mu isi mu gihe kitari cy'umunsi umwe, ahubwo kikaba igihe kirekire. Ku butegetsi habaho guceceka kw'abaturage, reka ko tubyita. Murabizi ko abantu basiga batanga raporo bakoresheje interineti, ugafata telefone ugatanga raporo. Abajyanama b'ubuzima ariko babikora, ndetse n'abayobozi bo mu nzego z'ibanze hirya no hino ku isi niko bigenda. Amara kugira icyo akora agatanga raporo, agatanga amakuru, nuko ubutegetsi nyine hejuru bukamenya biri kugenda gute, bimeze biti. Abantu rero ntabwo bakongera kubona serivisi z'igihugu za zindi nyine zanyuraga kuri murandasi. Urugero nka Rwanda Revenue iri online, ntabwo wakongera kuyigeraho. Irembo ntabwo wakongera kuyigeraho. One Stop Center ntabwo wakongera kuyigeraho. Ni amaporogaramu menshi aho tubonera serivisi za leta, ariko tutakongera kubona kubera ko interineti yaba itakiri gukora. Ubwo byadusaba kujya hehe? Icyicaro cy'iyo serivisi aho gikorera, akaba ariho dukura amakuru. Wakibaza se ibi bintu turi kuvuga ubundi hari ahandi hantu byigeze biba? Byarabaye cyane. Byabaye mu gihugu cya Iran, biba mu gihugu cya Ethiopia, biba muri Neymar, biba no muri Sudani, n'ahandi n'ahandi. Hari ni kenshi ujya kumva ngo interineti yabuze mu gihugu runaka, cyangwa se mu gace runaka muri sosiyete dukoreramo. Naho dukorera hari yumva ngo interineti yabuze, ugasanga ka kazi wakoraga ugakorera kuri mudasobwa, ugakora ukoresheje interineti, ntabwo wabasha kugakora kubera ko ntabwo ugera ku makuru ushaka. Ntabwo, mbese akazi karahagarara, reka ariko mbivuga. Ingaruka rero
iyo abaturage batabasha gushyikirana n'abayobozi cyangwa se n'abantu bashyikirana hagati yabo, ngo abayoborwa muri sosiyete cyangwa se mu makampani runaka ngo babashe kuvugana, gushyikirana abayoborwa n'abayobora, biragora, usanga ari ikibazo gikomeye. Ntabwo akazi nyine gakorwa, ibintu birapfa. Ese dushobora kubaho tudafite interineti? Wabyibaza ukavuga se ko bikomeye muri uyu munsi, ariko birashoboka cyane. Hari n'abantu batangiye kubigerageza mu bihugu bitandukanye, batangiye gukoresha icyo bita ngo ni digital detox. Ni ukuvuga ngo ni sisiteme basigaye bashyiraho zo kubaho badakoresheje ibintu bikorana n'ikoranabuhanga. Reka nguhe urugero rutoya. Uwitwa Osama bin Laden, wundi wari ikihebe, amaze gutandukana n'Abanyamerika, yari azi neza ko bashobora kumufata, kumukurikirana, bakamufata nubwo yaba yambaye isaha isanzwe ya elegitoronike, akoresheje telefone se cyangwa se akandi kantu kose yakoreshaga gasanzwe duhura nako mu buzima busanzwe. Yaragiye ajya mu gihugu, ajya mu giturage, ashyira akantu kose k'ikoranabuhanga hasi, akajya akoresha impapuro gusa no kubwira abantu bakoranaga, akababwiza umunwa. Niyo mpamvu bamaze igihe kinini bataramufata, ariko igihe cyaje kugera baza kumufata, ndetse muribuka ko bamuhitanye, bakoze igitero kiramuhitana. Ariko hari ibihugu byatangiye kubikora, bimera nk'aho ari ukongera kwisanga mu buzima nyakuri butagendanye na interineti, budashingiye kuri murandasi, niba ariko twabivuga. Ariko nanone ibi bibaye ku rwego rw'isi, ikibazo cyaba kinini cyane, kubera ko niba indege zitaguruka, izi modoka tugendamo zikoresha ama GPS n'icyo bita ama softwares asaba tekinoloji kandi agomba gukorana n'amasatelite n'ibyogajuru, zikaba zitakora. Na moto, hari moto zisigaye zibikoresha, amatelefoni dukoresha akaba asaba iyo interinete, ibyuma bisanzwe kugira ngo tubagezeho amajwi n'amashusho nk'aya ngaya bikaba bisaba interinete. Ibyo bintu biramutse bikwirakwiye ku isi yose, interinete igahagarara. Mbese urumva nyine ntabwo wakujya kuri Facebook, ntiwajya kuri WhatsApp, ntiwajya kuri YouTube nka gutya, ntiwajya kuri Viber, ntabwo wajya kuri TikTok, ntabwo wajya kuri Instagram, ntabwo byashoboka. Ntabwo wakora izi mail, wafungura ordinateri ugakora ibintu birimo, ariko ntabwo wabasha gushyikirana n'abandi bantu nk'uko ubishaka cyangwa se nk'uko biriho ubu ngubu. Abizeye rero imashini gusa ntibashobora gukora. Hari amakampani menshi akora ari uko afite interineti. Interineti iramutse ihagaze bagahagarara. Ni henshi cyane, kandi koko niko biri. Ni iki abantu bakora kugira ngo babe batatakaza byose mu gihe interineti iramutse ibuze? Mbega gutakaza ibintu byose. Ese urumva hari icyo abantu bakora? Uze kutwandikira muri comment section. Ariko reka tuvuge ibyo abantu bashobora gukora. Icya mbere ni uko hakwiye kubaho uburyo abantu bagira imikorere idashingiye nyine ku ikoranabuhanga. Hari nk'abo babitangiye bakabyita ngo ni offline learning, ndetse bakabyita ngo na local application. Nk'uburyo bwo kwiga abantu bakoresheje amakaye asanzwe atari kujya kuri murandasi, ndetse bagakoresha icyo bita ama application ariko adasaba nyine interineti. Ukaba ushobora gukoresha uburyo bwo kuvugana na mugenzi wawe no gushyikirana nawe mudakoresheje interineti. Icya kabiri ni ugutegura uburyo bwo guhangana n'amakuru cyangwa se guhanahana amakuru hatabayeho interineti, nk'amaradiyo, ama SMS, imiyoboro nka za FM, gutangaza amakuru. Hakabaho uburyo byakora hadakoreshejwe interineti. Ese birashoboka? Birashoboka cyane. Ikindi ni ukuganiriza urubyiruko, bantu mukiri batoya muri kugenda mukura, namwe muhugutse, kuba mushobora gutekereza ibintu mugahanga udushyashya dushobora kuza kandi tugakora tutishingikirije ku ikoranabuhanga ritsaba interineti. Ibyo bintu birashoboka cyane. Abantu mwiga entrepreneurship cyangwa kwiyemeza imirimo, ibyo ngibyo birashoboka cyane ko mwabikora mukazana igisubizo. Ndi kujya nshyiramo terime yandi atari Ikinyarwanda, kuko nzi ko niba washaka kureba iki kiganiro birashoboka ko ufite amakuru amwe namwe ku magambo ayo nayo. Hari amagambo tutabasha gushyira mu Kinyarwanda kuko bigoye, ariko warivuga mu rundi rurimi ukumva rirumvikana. Reka dusoze tuvuga ngo waba se
washobora kubaho iminsi irenze 7 nta interineti kandi ubuzima bugakomeza? Ese wabaho ukwezi, amezi 2-3 ubuzima bugakomeza nta interineti, nta murandasi uri gukoresha? Ntabwo mbizi, niba wabishobora byandika muri comment section, niba kandi utabishobora nanone twandikira aka message aho ngaho muri comment, tubiganire turebe bimeze bite. Wenda twakoramo ikindi kiganiro tuzaganira, uramutse ubitwemereye, uramutse ubidusabye, twabitekerezaho tukabiha agaciro. Murabizi ko tubiha agaciro. Ikindi, ejo hazaza habaye hatazagira interinete, murandasi, utekereza ko byagenda gute? Nabyo byandika aho ngaho hasi, tuzabiganireho mu kiganiro cyacu cy'ubutaha. Reka nsoze iki kiganiro mvuga ngo ndagushimiye kuko wabanye natwe muri iki kiganiro. Mvuge ngo ikiganiro cyacu nakagaruka. Niba ufite igitekerezo kuri ibyo tuvuze cyangwa se ari cyo watwungura, hari icyo waganiriza bagenzi bacu cyangwa se bagenzi bawe, tubwire, twandikire, tuzaguha umwanya tubiganire, tuguha umwanya nawe uze utubwire cyangwa se tubisangize n'abandi. Reka nkubwire ngo ikiganiro cyacu nakagaruka, ugire impagarike n'ubugingo kandi byorekeje amaboko, byorekeje umutima ndetse n'ubwenge, biguhire kandi bikubere byiza. Naho ubutaha, Imana ikurinde ugire umunsi mwiza.